Nk'uko musanzwe bizi amakuru tubagezaho ni amakuru aba yizewe gatanu kandi aba yavuye ku binyamakuru bisanzwe bikora hano mu Rwanda, ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Igihe.com, Kigali Today n'ibindi binyamakuru byinshi bigenda bisohora inkuru zizewe. Iyi nkuru nk'uko mubibona ni Mutesi Kovia uhagarariye ikinyamakuru kimwe muri ibyo, ndavuga Mama Rwa Gasabo. Ni inkuru aho yaje kuba nawe agaragara ari kumwe na Irene Murindahabi ndetse n'umugore we basezeranye mu minsi yashize, ndavuga aho bari ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa munani 2026, aho n'ubukwe bwabo bushimishije haje kuba hagaragaramo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Mutesi Kovia ati rero nanjye sinahabura, niyo mpamvu mubona yaje gusura Irene Murindahabi mu rugo rwe rusha ari kumwe n'umugeni we. Ni inkuru tugiye kugenda twarambura cyane ko hari video yafashwe bari kumwe bishimye, hari n'izindi mpano nyinshi Mutesi Kovia yagiye ahereza Irene tugiye kuza kuba twabona muri video tugiye kubashiriramo mu kanya gatoya. Ikisabwa nta kindi rero ni ukuguma kuri uyu muyoboro ugakanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru rero nk'uko tubabwiye tugiye kugaruka ku bukwe bwa Irene Murindahabi. Nk'ubwo mwabibonye ni ubukwe bwabereye hariya mu mujyi wa Kigali muri Conference Arena cyangwa se mu ntare. Conference Arena ni sale izwiho nko kwakira ubukwe bukomeye cyane. Nk'uko mwibonye ni ubukwe nabwo ko ari ubukwe bwa bukomeye, aho ari ubukwe bwa Irene Murindahabi na Nishimwe Ariane. Ni ubukwe bwa burimo ibyamamare bigiye bitandukanye. Muramubona Irene ahoza umugore we cyangwa se amuhobera cyane. Ni ubukwe bwa bimwe byamamare, ndavuga Rocky Kimomo, DJ Courage Fresh Aisha ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, harimo na Cyril Rumaga, Rigani, Mercy, Easy n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye. Keraman ni ubukwe yari arimo, aho yari we wari kuri security cyangwa se wari ucunze umutekano. Muramubona ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye byari birimo Yobe Bogari yaje kuba akora ikintu cyatangaje abantu benshi cyane, uburyo yari ari kurya, ndetse mubona n'umukobwa we w'imfura wa Irene. Ni umukobwa waje kuba ashimira Irene amubwira uburyo amukunda. Murabona ni ubukwe bwa burimo ibyamamare byinshi nk'uko mubibona. Ni Bosco nawe yari arimo, ndetse naho Bruce Melody yaje kuba yaririmba indirimbo nziza cyane. Murabona abasore bari bamwambariye, mumubona Papa Cyangwe, ndetse Irene nawe yaba urimo nk'uwakoresheje ubukwe, mumubona abyinira umugore we, ndetse akaza kuba ahoza n'umugore we amubwira ati tuza nza kuguma iruhande. Rero tutizingiye mu magambo twihuse muri make kuko byose mwaje kuba mwabibona, abari babutashi n'ababa barimo nk'uko tumaze kubabwira, ndetse ni na event navuga ko zikomeza agiye zibubamo. Twagiye tuzabwira nk'uko mubibona Aisha we afite amagambo menshi abantu bagenda bibaza ibyo ari kuvuga byarabayobeye, ndetse nkeka ko hari n'izindi video turi kubakorera by'ibintu nyamukuru byagiye bibera muri ubu bukwe. Mubona Bamenya Krypton Kibonge waje kuba yatanga impano ikomeye y'inka, ndetse n'andi mafaranga 155M nawe yaje kuba yatanga inka, ndetse n'imodoka zitwaye Irene Murindahabi. ni imodoka za Barabas mwazibona. Ni ubukwe twavuga ko ari ubukwe bwari bukomeye cyane. Rero twese nk'uko twabibabwiye nk'inkuru tuje kubabwira tutizingiye mu magambo, ni inkuru aho ari Mutesi Kovia cyangwa se uhagarariye ikinyamakuru Mama Rwa Gasabo, nawe utarabasha kuboneka kuri uyu munsi, cyangwa se utabonetse kuri uwo munsi w'ubukwe bwa Irene Murindahabi, ariko nk'umubyeyi cyangwa se nk'umumama wamuhaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ukunzwe n'abantu benshi, ni ibintu yavuze ko atabasha kuba yarekereyo. nk'uko mwabibonye cyangwa se nk'uko tugiye kubashyiramo video igiye kubereka neza, yaje kuba agaragara ari kumwe na Irene ndetse n'umugore we Nishimwe Liliane, baherutse gukorana ubukwe kuri ya tariki twababwiye. Rero Mutesi Kovia nawe nk'umubyeyi cyangwa by'umwihariko ukundwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaje kuba ahagera mu rugo rwa Irene Murindahabi, aho ari nk'uko twabwiye ni video tugiye kubashiriramo igaragaza by'umwihariko ikiganiro baje kuba bagirana, baganira ku byaranze umunsi w'ubukwe, aho Irene ari inkuru ye kumutera uko yari ameze cyangwa se uko yari amerewe n'uko yari yifashe. Ni story zabaye n'inkuru ishimishije, nkubwira ngo ukomeze kuguma kuri muyoboro tukwereka iyi video. Navuga ko ari inkuru ishimishije cyane Mutesi Kovia abaganiriza, ndetse mva ko nk'umubyeyi mukuru abagira inama ikomeye cyane. Rero twihuse nk'uko mubibona, ni Mutesi Kovia yabasuye iwabo mu rugo, yaje ababwira byinshi cyane, ndetse ari naho yaje kuba abaha impano ikomeye cyane, impano y'inka, ndetse abagira n'izindi nama zigiye zitandukanye. Ni inkuru nkeka ko iri buze kuba yatrendinga nyuma y'uko ari inkuru iri gusohoka buno vuba. Niyo mpamvu nk'uko twababwiye tubagezaho inkuru mu ba mbere,
kandi inkuru zizewe tuba twakuye ku binyamakuru bigiye bitandukanye bikora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko twabibwiye, ndavuga mu Murwa wa Gasabo, igihe.com, Kigali Today n'ibindi byinshi bisura inkuru zigiye zitandukanye. Kandi nk'uko mubibona kuko ni inkuru twakuye ku kinyamakuru Murwa wa Gasabo gihagarariwe n'uyu Mutesi Kovia ukunzwe n'abanyarwanda benshi muri rusange. Niyo mpamvu twabonye iyi nkuru tuvuga ngo reka tuze tubagezeho nk'abanyarwanda, by'umwihariko musanzwe mukunda uyu Mutesi Kovia. Rero muri iyi video tugiye kubashiramo ni video igaruka cyane cyane kuri Mutesi Kovia yagiye gusura Irene Murindahabi n'umugore we Nishimwe Liliane mu rugo rwabo Burusha, aho bagiye bagaruka kuri byinshi, aho Mutesi yabajije aba bageni ababaza niba koko barahita bavana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakajya mu Bubiligi. Bizwi ko cyangwa se byagiye bigaragazwa ko byagiye binavugwa ko uyu Nishimwe Liliane ariho akomoka, ariho abarizwa. Rero Mutesi Kovia yaje kubabaza niba koko barahita basubirayo nyuma y'ubukwe cyangwa se nimba baraguma hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabizi ko uyu Irene ari n'umusitari, nkeka ko ari ibintu bizwi ntari atari ngombwa ngo ngaragareho, mwagiye mubona kuri ku Isibo TV, ndetse nyuma yaho yaje kuba yashinga ikinyamakuru cye kizwi nka MEA Empire, aho azwiho kugenda azamura impano zigiye zitandukanye z'abantu. Yagiye muramuzi akorana n'abahanzi nka Vestina na Dorcas, ari waje kuba yabazamurira impano. Mwagiye mubona akorana na New Bosco. Nkeka ko ari umuntu uzwi cyane atari ngombwa ngo tuze kuba twamutindaho. Mutesi Kovia yakomeje ababaza niba bari bugume hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda se bagakomeza gukurikirana cyangwa se gukora entertainment cyangwa se muri industry ya entertainment nk'uko Irene asanzwe abikora, cyangwa se niba bari busubire bari bujye iwabo w'umukobwa atuye mu Bubiligi. Ni inkuru aho Irene yaje kuba asubiza, cyangwa se n'ikibazo Irene yaje kuba asubiza uyu Mutesi Kovia, muri buze gusanga muri video tugiye kuza kubashiriramo. Mutesi Kovia rero ni ikintu gikomeye nk'uko twababwiye yaje kuba yakora, ahereza uyu Irene cyangwa se aba bageni impano ikomeye cyane, impano y'inka. Ababwira ko igihe bazaba bameze neza batuje, inka azayibashikiriza, kandi babwiye ko iyo ari n'ibintu bishoboka yari kuyizana hano mu rugo rwabo. Ariko murabizi urwenya rwe atera, yabwiye ko ari ibintu bidashoboka ko yari kuyizana, ariko ko yabwiye ko inka ihari igihe bazakenera bazajya kuyifata cyangwa se akayibashikiriza. Rero ni video tugiye kuza kuba twabashiriramo nk'uko twabibabwiye, cyangwa se nk'uko mukomeje no kubibona. Ni inkuru nabwo ko ishimishije, mwagiye mubibona abantu bagiye batanga inka mu bukwe, aho twababwiye 155am yaje kuba yatanga inka, Clipton Kibonge nawe yaje kuba yabaha inka, ndetse n'abandi benshi. N'ubukwe bwari bwiza, n'ubukwe bwari bukomeye cyane, by'umwihariko nk'uko Irene asanzwe akundwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndetse Mutesi Kovia yaje kuba yabaza by'umwihariko Irene ku nkuru iri gutrendinga, ku nkuru iri kuvugwa, ivuga ko yaje kuba yatandukana n'abana yamanagingaga, ndavuga Vestine na Dorcas. Yaje kuba yabibazwaho, by'umwihariko abimubaza abishimangira, kubera ko ntabwo baje ko bagaragara mu bukwe bwe nk'uko mwabibonye abantu mwamuhari. Ntabwo bano bana b'abakobwa bagaragaye mu bukwe bwe, ariko yaje kumusesa amubwira ko niba yarabibonye neza cyangwa se nimba yarabikurikiye, abo bana baje kuba batanga ubutumwa bavuga impamvu bataje kuba haboneka, ndetse bagaragaza n'amarangamutima yabo y'uburyo bakagombye kuba bishimye cyane birenze uko bari bishimye muri uwo mwanya bari muri ubu bukwe bamwambariye, kuko Irene bamufata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwabo, nk'uko yabakora ikintu gikomeye cyane kuba yabazamuye impano, murabizi cyane. Bityo rero akaba yaje kuba yasubiza Mutesi Kovia kuko baba batari bahari, ari impamvu zumvikana nk'uko baje kuba babitanga. Nk'uko mwabibonye abana b'abakobwa nibo babyivugiye kuri projection, aho baje kuba baprojecta bakavuga, bagatanga ubutumwa, ndetse bakifuriza uyu Irene Murindahabi urugo rwiza. Ndetse natwe mbere yuko tubashiramo iyi video turavuga turifuriza Irene Murindahabi kuzagira urugo rwiza, kandi Imana izabane nawe. Ugisabwa nta kintu ukanda subscribe twana umwanya.